Ashimwe inshuti z'Imana abari ku migabane itandukanye, abari mu Bubiligi inshuti zacu tumaze iminsi tuvugana, abari muri Amerika tumaze iminsi tuvugana, abari mu Bushinwa, abari mu Bufaransa, abari muri Canada, turabashimiye uko mudukurikiye hano ku gusengerwa. N'abandi bari mu bihugu bitandukanye tugenda tubona comment zanyu, tugenda tubona message zanyu ko mutugira inama. Imana ibaha umugisha. Dushimiye kandi abadukurikiye bari mu gihugu cyacu batandukanye, inshuti za gusengerwa abadukurikiye bari hano mu Rwanda, Imana ibaha umugisha. Abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye, abashumba, abapasiteri, abavuga butumwa, baduhesha umugisha, batanga ubuhamya, mwese Imana ibaha umugisha. Tubone no gushimira imbere ahangaha n'umushumba mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha ukuntu wemeye guhesha abantu b'Imana umugisha bice mu ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. N'ubundi ni wa mwanya tugezemo, kandi ntitwabara gushima n'ubundi n'abantu bakora bagiye bakora subscribe, abantu bakora subscribe, Imana ibaha umugisha. Hanyuma n'abatari babikora, namwe mwumva mufite umutima w'urukundo no gushyigikira umurimo w'Imana n'ibikorwa by'Imana, namwe tubahaye ikaze. Abatari babikora namwe gukora subscribe, namwe mubikore. Imana ibaha umugisha. Mushumba, uyu munsi ndumva ndafashwa. Amen. Ndumva ndafashwa. Hari igihe umuntu wumva uri kumwe n'Imana ukumva hari ibihe byiza biri muri wowe. Ndagira ngo dutangire n'ubundi dusenga Imana, twinjira muri kano kanya kukuganira ijambo ry'Imana. Ikiganiro n'imbaraga ziva mu masengesho, imbaraga zibohora, imbaraga ziva mu masengesho. Yesu wacu Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Duciye bugufi kugira ngo izina ryawe ryamamare, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru witeka. Turi hano muri kano kanya kugira ngo uhembure imitima y'abatuye isi, uhembure imitima y'abadukurikiye, natwe kandi turi hano natwe duhembure. Duciye bugufi kugira ngo uhembure buri muntu wese abadukurikiye bari mu migabane itandukanye y'isi. Mwami Yesu Kristo, turano kugira ngo bahemburwe nawe mu gihe wemeye ko ijambo ryawe rica mu buryo, rica ku nkoranyambaga, rica ku macano, rica. Turasenze ngo udushyigikire mwami waba mu muntu wese wumvira ijambo, umuntu wese urikurikira afite intambara, afite ibikomere, abamaye, ahemburwe n'iri jambo. Umwuka w'Imana mubeho. Hari impamvu wemeye ko uyu munsi tuba turahangaho witeka. Tuguhaye ikaze ngo umuntu wese uje kudukurikirana gusenga ahabwe umugisha nawe, ahemburwe nawe, ijuru rimwishimire, ukuboko kwawe kwiza kuganze. Natwe turahangaha turasenze ngo umwuka wera abane natwe muri byose. Tuguhaye ikaze nyakubahwa Imana, ngo uzubane natwe muri byose. Imbaraga z'umusaraba, imbaraga zawe zikomeye ziganze muri byose. Tubyambaze gutyo twizeye mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Mushumba, ni karibu. Tuguhaye ikaze muri kano kanya n'ubundi nawe. Murakoze cyane abakurikiye gusengerwa, inshuti zacu, abakurikiriye icano, abatwandikira, abadushimira, abiyandikisha, abagira icyo babivugaho, abakora comments, abo tubanye igihe kirekire. Turagira ngo tubashimire cyane cyane by'umwihariko abakunda kino kiganiro cyiza cyane. Nanjye manumva uno munsi nkukeneye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbasuhuze kandi nongera gushimira abakozi b'Imana, cyane cyane Berarisi, Imana iguha umugisha w'itekerezo cyiza cyane cyo gutangiza umurimo nk'uyu. Tugushimira kandi tubona ko Imana iri mu mugambi wayo mwiza yatuvuzeho, kandi natwe intego dufite no kugira ngo tubwire abantu itorero uko muri iyi minsi insengero zirafunze kubera icyorezo cya coronavirus, kandi ni ibisanzwe cyane ko Yesu yavuze ngo minsi y'imperuka tuzumva ibyorezo n'ibindi. Bityo rero ariko Imana ishyiraho ubundi buryo kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero kudakora subscribe
nabyita ko nturangare, noneho no kudahereza abandi, ko ntabwo wakwiye kwisangiza bino bintu. Iri jambo ni ijambo rizima, hereza bagenzi bawe, kuko murabona ko bafashe. Niba n'abadafite internet, shakisha ariko mu rugo ugira bumvisha ikiganiro, ariko abantu bose bumva ijambo ry'Imana kugira ngo bakurikire. Inkunga yanyu rero irakenewe, nagira ngo mbasuhuze. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Nanjye ndimo ndivamo gufashwa uyu munsi wa none, kandi ndimo ndivamo imbaraga z'Imana, kandi ndimo ndivamo gukora kw'Imana, ndimo ndivamo umugambi w'Imana mu buzima tugiye tuba muri munsi wa none. Ndagushimira ko washuje abantu bacu muri Afrika bose, kandi n'ukuri abajene, urubyiruko, abantu bakiri bato, abakecuru, abasaza, abantu bose, n'ukuri iyi ni gusengerwa. Twe nta politike tujyamo, ntitwinjira mu madini kuyavugaho, tuvuga Kristo wenyine, uko niwe ushoboye byose, niwe mbaraga zacu, niwe maboko yacu, ntawe duseserereza, ntawe twinjirira mu buzima busanzwe. Twe tuvuga ibintu gusa byubaka imitima y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Twebwe ntitureba akarere, ahubwo tuvuga ibintu by'Imana byiza, tukubwira ngo humura witinya, shikama. Uyu munsi rero nagira ngo nkore kuri ubwo buryo abantu babitekereza ukundi. Iyi cano yawe nzi neza ko ni cano igomba kunyuramo ibyubaka ubugingo bw'abantu. Amen. Ntabwo tugomba gusenya imitima y'abantu b'Imana, ahubwo mu kuyubaka, kubabwira ngo hariho imbaraga, hariho ibyiringiro, hariho gukomezwa, harimo kubakwa, harimo kurindwa. Muri Kristo harimo byose. Amen. Muri we harimo imbaraga zishoboye. Ariyo mpamvu uyu munsi nifuza ko tuganira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice 13 uhereye ku murongo wa 10 ukaza kugera ku murongo wa 13. Nubwo ahandi tuza kuhasoma, niho nshaka ko tuganira amagambo y'uyu munsi wa none. Hanyuma numara kuyasoma turaza twivugire ku ntego y'ijambo. Imana igumugisha. Tugiye gusoma Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 13 ku murongo, turahera wenda nko ku murongo w'10 kugera kuri 13. Hano no 17 uraza kuhasoma tugiye gusoza. Reka dusome. Haranditse ngo nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni itera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. 12. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. 13. Amurambikaho ibiganza. Muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye ahimbaza Imana. Amen, amen, amen. Imana ishimwe. Yesu nashimwe cyane. Bakozi b'Imana mudukurikiye, naye ngushimye zo gusoma ijambo ry'Imana, ariko nogiye no gusuza cameraman wacu. Imana imuhe umugisha, turamukunda cyane. Ndamukunda cyane, nkunda ukuntu akora ibintu atuje. Naye Imana imuhe umugisha, Imana imukomeze, kandi ibyiza biri imbere yo kubaha Imana guhari. Hanyuma rero tubonye amagambo ahangaha y'umwanditsi w'ibitabo, umwanditsi w'ubutumwa bwiza witwa Luka. Useye ko mu mateka ya Luka n'ubundi yari n'umwanditsi, ariko ngo w'imivugo cyangwa poeme. Ikindi akaba ari na muganga, ari dogiteri. Ikindi akaba atari umwisiraheli, ahubwo yari umugabo w'umugereki, ariko wumvise inkuru uzasanga buri gihe niyo yandika akoresha ngenga ya gatatu. Ngenga ya gatatu rero nicyo bita ndi uri ari. Buri gihe avuga wumva ko akoresha ngenga ya gatatu, niyo agenda akoresha. Bigaragara ko ni nk'amakuru yabwirwaga. Ikindi kuba yari umuganga, uzasanga Mariko uyu nguyu buri gihe akunda kuvuga ku gukira kw'indwara,
kuko buri icyo umuntu icyo yize nicyo akunda kugendaho. Uyu mugabo rero akaba atarigeze abana na Yesu amaso ku maso, niyo mpamvu yandika n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yaravuze ngo Theophile ni cyo gitabo cya mbere nakwandikiye. Bigaragara yuko iyo akora ibyo mu buryo bisobanuragamo uvuga ngo we ntabwo yari umwisiraheli, ni inkuru yumvise, ni nayo mpamvu ibyo avuga akoresha yangenga hagati ya troisième personne distinguée. Mbese nuko yagiye ashyira mu bikorwa ibyo abandi uvuga ngo we yabaye interest, uvuga ngo we yumvise ibitangaza bya Yesu, noneho agenda amenya ya makuru, agenda asobanura. Uyu mugabo rero akaba uyu nguyu nta nubwo ari no muntu umwazi, abantu bajya banabyumva, ahubwo arandika, ari nawe wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nuvuga ngo yakurikiranye Kristo neza, noneho n'ibintu kuba nk'urugero nk'umungo nuko urugero amubonye bigaragara ko berekana ko ari ngenga ya gatatu. Nasobanura ko uyu Luka ntabwo nibyabigaga n'abandi amubonye, urumva ntavuze ngo abigaragara ko ubwo yakoraga nyine niyo ngenga nashaka gusobanura. Ariko uyu Luka tuvuze akaba yarakurikiranye umurimo wa Yesu neza, ibitangaza ibyakozwe, kandi nkaba ari umugabo nkunda cyane. Ni umugabo usobanura ikintu ku kindi. Rero twihuse najya natinda kuri ku nkuru za Rokobwo tujye mu ijambo nyirizina. Ku murongo w'10 hatubwiye bundi ngo umugore ahetamye akizwa na Yesu. Hari ku munsi w'isabato ngo Yesu arimo yigisha, ngo ariko ngo abona umugore ufite dayimoni itera ubumuga. Ariyo mpamvu intego y'uyu munsi ivuga ngo Yesu azigitera ubumuga, we ntareba ubumuga, ahubwo we ngo abona igitera. Abona ati umuntu babonaga umugore amugaye, ko uyu mugore ngo yamaze imyaka 18. Abantu babonaga amugaye bakabona yunamye imyaka 18 kuko bigaragara ko Yesu yavutse uyu mugore. Nuvuga ngo uyu mugore yarwaye guhetama Yesu amaze imyaka 12, ko yatangije imyaka 30. Noneho kandi bigaragara ko uyu mudamu guhetama mbere yari muzima, ariko aza guterwa na dayimoni itera iki? Ubumuga. Ngo Yesu amubonye, we ntiyareba ubumuga, we ntiyareba guhetama, ahubwo arenza amaso ubumuga, abona igitera ubumuga. Haleluya. Aho niho ari gufasha. Abona igitera ubumuga. We arareba. Arenza amaso. Yesu Imana ishimwe. Ngo abona dayimoni itera ubumuga. Nuvuga ngo byo byose ntabwo dayimoni yari ari muri wahonga, ahubwo yate dayimoni utera ubumuga. Ku buryo niyo yamubwira ngo ndagukije, yari kongera ko hari dayimoni. Buri ijambo no twivugira kuri uyu mugore ko ashaka kumutindaho ngo amubonye mu iteraniro, kandi uyu mugore ntiyasibaga iteraniro. Nuvuga ngo bari bageze bamenyereye, baramushakiye agatebe, ni wa muntu wamugaye uhetamye umugongo. Rega ngo amakuru ye bari yaramye imyaka 18. Ngo ariko Yesu yicare mu iteraniro, arangije abona umugore uhetamye. Yesu ntiyareba gusa iyo ubwo bumuga, ahubwo abona dayimoni itera iki? Ubumuga. Dayimoni itera iki? Itera ubumuga. Hari igihe wicara abantu bakabona umusaruro wa dayimoni mubi yazanye, ariko ntibamenye igitera ubumuga, ntibamenye igitera. Bakabona umuntu arahomba, ntibakamenye igitera igihombo. Umuntu akabyara apfusha, ntawe yitera gupfusha, abantu bakakeka ibindi. Umuntu akagira urugo rugira intambara, bakumva gusa ko runaka hari intambara, ariko ntibamenye igitera intambara. Ariko rebando Constantine. Haleluya. Ngo Yesu yitegereje. Yesu Imana ishimwe. Warashoboye. We arabireba kabone. Nuvuga ngo abona igitero. Ubumuga bwo yarabubonaga, ariko ngo abona ikibitera. Arangije abari nacyo akuraho mbere nawe. Kandi mushumba, ikibazo kiro muri kino gihe, abantu benshi twebwe tubona nyine malaria, amadene, uburwayi,
ntabwo tumenya ikibitera n'umuntu akanakora akabira icyuya ntagire ku musaruro, ukubaka urugo ntugere ku musaruro ukaba urasize ukarambagiza umusaruro ugasanga uwenzwe inshuro utabara umubare, babyita gutera akadobo, sinzi niba ari akadobo cyangwa ari indabo simbizi. ukagura imodoka igapfa buri munsi, ukagura moto ntibakuverise. Kumbi hari igitera ibyo bibazo. Nuvuga ngo Yesu haleluya we amenya Mana ishimwe, kandi yazimenya azikura Mana ishimwe. Kumbi ushobora no gukora akazi, uzi ko umuntu akora akazi umwaka umwe ugashira, 2, 3, 4, 5 agashaka n'akabanza yaguze ntakabone, ntiyanariye neza, ntiyanambaye neza, ahubwo agahora muri ibyo. ahubwo kumbi nyuma ye hari dayimoni itera ibyo. Ariko turashima Imana ko Yesu wacu afite ubutware bwo kuyimenya, has a power akanayikura, to demolish everything, the power of evil, and to paralyze all plans of evil. Afite imbaraga zo gusenya imigambi y'abademu. We amenya mani gumugisha mukozi Imana. Yes, afite imbaraga zo guteza paraliza abadayimoni nkabo. We amubonye n'abandi baramurebaga kandi nkubwire mukozi w'Imana Berarisi, buriya bamurebaga bamvaga ari ryo gifunguro yagenewe. Buriya baramusengeye mu mwaka wa mbere, uwa kabiri kuri 5 barajugunya, n'abamufashaga buriya bagezeho baraparika, bamva ko ari bwo buzima baravuga ati ni kuriye, ku buryo bwati noneho reka tumuturisha agaturo ko gufasha. Ariko Yesu uri mwiza, bagomba ariko ko tugiye kwishura mitiweli azayikura he, ugasanga buri gihe basa nkaho ari ikintu yagenwe. Umwaka bagerwa n'inkuru bayibagirwa. Buriya mwenura n'intebe yari izwi, n'icyicaro cye cyari kizwi. Yes amubonye mu iteraniro bakashamba ajya kwigisha mu iteraniro, hari ku isabato, kandi ni harimo umugore wenyine, harimo n'abandi, ariko arareba, ntiyarebye wazanye ituro riremereye, ntiyarebye abasore beza b'ibigango, ahubwo yarebye uhetamye, arangije asanga ntabwo ari umugongo arwaye gusa, ahubwo hari dayimoni itera iki ubumuga. Uzi ko umuntu ashaka kurwara igisebe, imiti yose ibaho ukayishyiraho bikanga, ukazenguruka ibitaro, kumbi harajemo dayimoni. Dayimoni uteza ibibazo agakiza kikavaho ikindi kiza. Oya, ukanahaha neza nk'abagabo batwumve muri cya kiganiro twagikomeza, umugabo agakora uko ashoboye agahaha neza ibyo kurya, ariko bagira ngo bagiye kurya, dayimoni uteza umujinya akavurunga inyama bakazita ku meza kandi bazihahiye. Ni dayimoni itera aho ngaho idashaka ko abantu bagira amahoro. Imana iguhe umugisha ku irihishurirwa umwuka Imana yazanye abantu badukurikiye gusengarwa, bavumbure uyu mudayimoni, bamenye neza nta mabanga ya dayimoni Imana iduhaye guhishurwa, kandi ko hari ibintu biza tukanya ngo birimo birizana, kumbi hari ikintu kiri aho hirya inyuma. Dayimoni biterera umugore akajya mu gikoni ati uyu munsi ntabwo ndi buteke, nta mukozi utekera umugabo wanjye, akagenda agategura agakora ibintu byose, kumbi ntamenye ko dayimoni itera umugabo gutaha bwije ihari, akabitegura ku meza, abenshi ntibagira na za micro-onde ngo barashyushya, agataha ukabura uko birya. Dayimoni kibirate kubera hari dayimoni yo kubabuza amahoro irahari mu rugo. Yesu yitegereje, hari n'abantu benshi mu iteraniro, mu rusengero hari abantu b'abanyembaraga, ngo arikabona nk'umugore uhetamye, ariko ahetamye asanga si uguhetama, si uburwayi bwavuye ko ari ugusaza, ahubwo wabona ko ari dayimoni itera iki ubumuga, imwihishemo, yibera iyo kure.
ifuruguta ibintu, irakureka ukarangura ikazamura ibiciro ugahomba, warangura ku giciro cyo hejuru ibiciro bikamanuka ukabongera urahombye. Icyo ukoze cyose ugasanga hari dayimoni ivurunga imibereho yawe. Ngo ariko Yesu yitegereje, Yesu afite imbaraga, afite ubushobozi, Yesu aze mu bibazo, aritegereza ngo abone ibyo bintu. Yumvikana ko aya magambo turimo tuganira turacyari ku ijambo ngo Yesu amubonye abona ko hari ikibitera, abona ko hari ikibitera. Asanga si gym tonic atagiyemo, asanga siporo yaretse, asanga si amasukari yaretse, ahubwo asanga ikibazo ni dayimoni itera iki? Ubumuga. Yesu abona ikibitera. Yesu bw'umushumba abona ikibitera, abona igitera ibibazo, azi igitera ibibazo, azi ikivurunga mariage yawe, azi igitera ubutindi mu rugo rwawe. Yesu arakizi, akizira. Abandi babona ingaruka z'ibyo urimo ariko ntibazi. Yesu we amenya. Hariho n'abicira urubanza ngo n'ubwenge buke, ngo banza nararangaye, ngo banza ntagize gute, abanyamasengesho ngo senga yine, ngo senga yibiri, ariko kumva uyu mugore ntiyasibaga mu iteraniro, nta sabato yasibaga, ariko yagendaga yunamye. Uyu munsi gusenga rwa turakubwira ngo Yesu yabibonye, yirukanye ikibitera. Yesu amubonye, mukozi w'Imana mbabarira unkundire nubashaka kugira unandeba none uyu munsi no kuvuga ngo mu rusengero rw'abantu benshi, mu rusengero amaze imisi azengurukamo, ku gatebe bari baramuhaye, baramwicaje, isaha umenyereyeho, ati ya ntebe ntimuyicareho, haraza wa muntu hetamye umugongo. Ni ya wa muntu. Uko burya ikigeragezo gitinze abantu bagukuraho izina ry'uriwe bakaguhuza n'ikigeragezo, bakwita n'ayandi yabo. Ati runaka uramuza tumwambara ipantaro itukura kuko ari yo yonyine ugira. Ati wa mugore runaka uramuze ngo ngo wa mugore utabyara kandi by'ukuri nuvuga ngo iyo ikigeragezo kigutinzeho abantu bagihuza nawe. Ngo ariko ngo Yesu amubonye mu iteraniro, yari mu rusengero, ntiyasibaga, ni muri kwarazamo, mu mirimo y'Imana arimo, ariko agize gute? Arahetamye, arunamye. Imyaka myinshi, imyaka 18 atarahagaze, kandi yari umugore, ntacyo yakoraga, ntiyunamukaga. Ngo iyo myaka yimara ahetamye, ngo Yesu amubonye amenya ko afite dayimoni itera ikibazo. Hanyuma ngo aramuhagurutsa mu bantu, aramuzana, aramubwira ngo mugore ubohowe. Aramubwira ngo umugore ku muntu twasomye, Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati mugore ubohowe ubumuga bwawe. Yani abanje kumubohora kuri dayimoni, amaze kumubohora kuri iyo dayimoni, amaze gukora cyangwa ngo ni ngo gucamo kabiri ngo ajya yamurambikaho ibiganza. Kuko ikibazo ni bwaro ubumuga, ahubwo ikibazo ni cyatera ubumuga. Ikibazo si igihombo, ikibazo si uburwayi, ikibazo si ingorane, ikibazo si ibyucamo, ahubwo ikibazo ni igitera ibyo bibazo. Kandi abantu benshi barasenga bavuga ngo barakore ngo njye gusenga yibira yitatu jya mu butayu nubwo butakemeye, nubwo banajye byose ni gahunda zabo, ntiwabimenya. Abandi bati iyiriza ubusa nturye ntumwe, abandi bati nyamara bigira gutya, abandi bati n'ingaruka z'ibyaha. Ariko kumbi hariho dayimoni itera ubumuga. Kandi ubwiza ukuri ntago abarokora abantu bafite Kristo, ntabwo tugira dayimoni muri twebwe, ahubwo tugira dayimoni ducungira kure, ikajya hirya y'urugo kugira ngo yangize ubuzima bwawe, kugira ngo yangize ubw'abana. Ni dayimoni uba gucungira hafi ngo utazamuka, ibyo abandi bita ngo ni karanda, ariko kumbi ni dayimoni bitera. Ngo amubonye aramuhagurutsa ngo akimurambikaho ibiganza, ngo umugore aragororoka. Ayiwe haleluya. Ngo arema arahaguruka mu buzima, mu myaka 18 ngo ajya yeguka, ngo yegutse abantu barumirwa. Ngo ariko umuyobozi w'idini w'urusengero ngo umujinya umufatira hejuru. Ariko Yesu ni umwami w'Isabato, akijije umuntu. Uzareka ku murongo wa 14 ngo ariko umutware w'urusengero atari ko hari iminsi 6 mujye muza muri 6, kuki muza kugira gute? Kuvanga ubundi buri gihe hari abantu bumva hari ibyakugenewe, ariko nyamara wa mugane wa muhanzi mwe nibagiwe izina ko ndimo ndamuka gahoro ndazo kumwibuka, waririmbye ngo ntaye bitabera.
ntawe bitabera ntawe bitabera ntawe bitabera yaririmbye na Theo ni Theo yaririmbye abakoze ntawe bitabira gute nta muntu bitabera mvara abayobozi b'idini bararakara bati iyo muza ku munsi usanga ariko Yesu arababwira ati mva mwandyarya mwe mbese ku munsi w'isabato ntimwakura inka yanyu cyangwa indogobe mu mwobo avuga ijambo rikomeye ku murongo mukayuhira ivuze n'amazi cyose mukayifata neza umurongo wa 16 aravuga ngo kandi kuyu ari umukobwa wa Aburahamu akaba amaze imyaka 18 aboshywe na Satani ntiyarakwiye kubohoka iyi ngoyi munsi w'isabato ntukwiye kubohoka kuko we nuri umukozi w'Imana imyaka 18 uririmbanye umuzigo usenganye umuzigo ugende yisuzugura ubanye umubabaro wicaye utwara aravuga ngo uyu ntabwo ari umukobwa wa Aburahamu we ntiyarakwiye kubohoka ku munsi nk'uyu nguyu kuko uyu munsi mubabajwe nuko mubohoye kandi icyo bibatwaye bino bintu imyaka 18 arayiririmbana arayisenga nayigendera amagenda yunamye atunamuka ntacyo yikorera yarahatamye byararangiye isi yaramuguye hejuru ngo ntiyarakwiye kubohoka muri ukuri iyo ngoyi ngo arangije kuvuga ibyo bintu byose ngo maze abanzi amaze kuvuga ayo magambo kuvuga arcyo ngo abanzi bose baramwara turabona nk'ibintu bitatu kuba Yesu ubwe yibonera batagombye kumubwira gatatu kabiri cyabonye akagikemura wari wunamye akunamuka abantu bakurwanya akakuvugira yamara kukuvugira abanzi bakamwara no kuvuga aya magambo niyo ndimo ntekereza we abona ikibitera abakozi b'Imana bavandimwe shuti bakunda gusenga rwashuti zacu mukomeza kudukurikirana Yesu we ntiyabonye ubumuga gusa ahubwo yabonye igitera ubumuga hari ibintu maranye iminsi ubumuga wunamye Imana igukiza ikibitera ni dayimoni igitera igihombo ni dayimoni akakubuza amahoro ntuhumeke aho werekeye ntibicemo icyo uvuze ntibikunda wo muganira ntibyemera ukigisha umuntu kurangura bwacyo ugahomba agakomeza ukabiga ibyo ari byo abandi batazi gusenga bakajya kuraguza abandi bakajya gushakisha no gushaka imiti yo mu gipaga hari dayimoni bitera kandi Kristo yamenye ikibitera agikuramo haleluya the power is on for haleluya umaze igihe wirukanka abantu bakubaza ndaje kuri bivuga byo abantu batekana kahabuze iki cyatagira guteka yatarongorwa ese kuki habuze iki ese yashakiye katabyara ariko igihe yacururije ntamera nk'abandi imyaka ingahe yahera curuza icyayi bikunda guca kandi ariko kandi ugasanga uwo muntu ntanasiba no mu murimo ariko arahetamye hari cyamuhetamishije musumba ubu tuvuga ubuhanuzi nta nubwo turaburangiza aka kanya kuko n'ubuhanuzi bugomba gukomeza amen kuko hari abantu barengeje n'imyaka 18 bahanganye na dayimoni hari abantu bamaze imyaka 20 bahanganye na dayimoni hari abantu bamaze imyaka bategereje nirwo kwakira umuntu w'inshuti yanjye indi mwakira yarashatse ikibazo adashobora kubona agahenge n'ak'umunsi umwe ngo yishime ariko Yesu duhamagaye Yesu ahageze ikibite kivuyeho amateka arahinduka kwa muganga bakubwira ngo turabona nta kibazo umugabo afite nta n'ikibazo umugore afite mugende muzabyara mugatireza umwana mukabona kumbi hariho dayimoni itera ubugumbi itana abantu mu rugo aho hanze yo kure icunga kuye kuvuruge ikwambura amahoro ariko uzi gufata abantu ukabarera ukabakuza bakabuyobya bwenge kandi wowe ubwawe utarigeze narabibona we dayimoni uza abana gutera imbere ukamufata ukamunihira tiki akajya hanze kwiga akajya kupfiriye kure akajya gupfira dayimoni igategeyayo kamusanga mu Faransa bakamupakiza indege akagaruka bakajyana iwawe muri aro dayimoni ikongera ikamugarura abahanga bavuga ko ngo dayimoni yinaha ibwiriye ati wamubonye ko yaje Imana gukiza iyo dayimoni bizina kuza dayimoni irahari buzana amahoro irahari dayimoni yanke ngo zibanye amahoro irahari ngabona uwo muntu afite ubumuga runamye ndagira ngo ukomeze mukozi w'Imana Yesu agira abo yunamura kuri uyu musozi uwizeye iri jambo
Yesu ya amwunamura. Yesu Kristo Yesu amwunamura. uwizeye ko yamwunamura. Yesu amwunamura. kandi baravuga Inyarwanda ngo harimo gishigisha ntavura. Umuntu arakora ariko afite ibibazo afite ahantu bikitera ibibazo. Yesu arangije afata ikibitera arakimenya kigizayo, aravuga ati wa mugore we si uguhetama gusa, niyo nabukiza guhetama byagaruka ngahubwo abona ko hari dayimoni itera ubumuga yibitse muri shuti wowe udukurikiye ndajya nkubwire nibyo abakomeye barahari barakuzi, imiryango irakuzi. Uyu mudamu mushumba yarazwi nabo mu rusengero, yarazwi n'abavandimwe, yarazwi n'abantu bose, ariko ntacyo bari barakoze. Nawe wicaye udukurikiye hano muri kano kanya, hari abantu bazi umubabaro ubamo, abantu bazi ko wakiga, abantu bazi ko wakora ubukwe, ndetse hari n'abagufasha, ariko kubera ko hari dayimoni waguteje ubumuga, ateza ubumuga bw'amaganya, ateza ubukene, Yesu Kristo ni ugomba kukuvana kuri iyo dayimoni akayihagarika. Uzi ko umuntu atagangara hari abakamusunitse, ariko ntibamusunike kubera ko hari imbaraga z'abadayimoni zikamwiba. Uzi ko dayimoni gifata umuntu akibagirana mu muryango nk'uko Dawidi yibagiranye, zikakwibagiza abavandimwe, zikakwibagiza inshuti, ndetse n'inshuti zikakuvaho zikaguhigira abandi. Ariko Yesu amubonye amenya ikibitera. Uyu munsi gusenga turi kubwira abantu ngo natwe tuguha amakuru. Ni Yesu uzi ikibitera. Yesu uzi ikibitera kandi afite n'imbaraga zo kubikuraho. Ahubwo ijambo baryizere, barihagararemo, baryakire, bumve ko Kristo we azi igitera ibyo bibazo kandi yagikuyeho umuntu arunamuka. Yesu arabimenya we. Unyucuze ndi muntu twasenganye n'umubyeyi amaze imyaka 13, ndabiza arankurikirana, ni inshuti yanjye. Turasenga n'umutware we yaragiye kwivuza, yaragiye urubyaro rwaranze, dusengana hari n'utwasenga amaze imyaka 20 yarivuje amafaranga hari, kumbi hari dayimoni itera ubugumbira aho ngaho, iraho ngaho iryamye, kandi ntibitse nyugumba gusa, izana n'inyatsi. Rumba dayimoni izana n'inyatsi ikayishyira aho ngaho, nukuvuga ngo ikusanya ibintu byose ikaza ikarundaho. Nuhango bari barivuje, baragerageje biranga, ariko Yesu abimenye, Yesu amenye ikibitera. Nta masengesho menshi yanakozwe, igikenewe nuko Yesu amenya ko hari dayimoni itera ikibazo. Twarasenze uyu munsi afite abana. Amen. Imana ishimwe. Mushumba najya ngukomeze, ariko Imana iguha umugisha. Yesu amenye igitera, ingo nyinshi ziri gusenyuka. Ntabwo ikibazo ari umushi, ikibazo ni dayimoni wihishemo, ntabwo abantu babizi. Urabyara umwana agakura, ukibwira yuko ugiye gushingiza umwana, akabaye ikiraro, ukagira ngo n'uburara bw'umwana ho harimo dayimoni yinjiye iteza umwana uburara. Ariko Yesu akuriho ikibitera kirahari. Ngo amubonye ukuntu yunamye, aravuga ngo uyu mugore si umugongo gusa arwaye, ahubwo we amenya icyabiteye. Yesu azi ikibitera, azi igituma bakuvuga, azi igituma bagusebya, azi igituma impamvu rwaragurika, azi ko bakugize ikiganiro, azi impamvu itera imiryango kukwanga, azi impamvu itera umugabo kuzinukwa, azi impamvu ituma urugo rugiye gusenyuka, azi impamvu wabuze akazi, azi impamvu wabuze icyerekezo, azi impamvu wacuruje ugahomba, botike yari yuzuye usiga nk'amajyani, azi impamvu utageruka mu Bushinwa kandi warajyagayo, azi impamvu utakirangura wararanguraga, azi impamvu utagira umugisha kandi warawugiraga, usigaye nta kintu ufite, wajya gusagura ukarya ukagaburira abantu uyu munsi nzarira kuje nta n'igihumbi. Yesu arabizi, azi ibyapfuye byose kandi cyabiteye, nubwo bikorwa n'abantu ariko ni dayimoni ikoresha abantu kubivugaho. Yesu azi neza ko abana barangije kaminuza bicaye iwawe, diplome yabaye cyangwa cy'ubutaka barayibitse ntibazi naho iherereye, ibaze kwishyurira umwana amafaranga n'udufaranga, arangiza akaryama mu rugo, mukirirwa mwicaye yarabuze akazi, kuko hari dayimoni yimisha akazi, hari dayimoni ibuza abantu umutekano. Wari ufite imbaraga zo gukora uyu munsi zaratakaye, kuko Satani yaraguteye rwose. Uyu munsi umva reka nkubwize ukuri ngo Yesu amwica
amwitegereje mu myaka 18 ngo amenya neza ko si ukumugara bisanzwe ahubwo hari dayimoni iteza ubwo bushomeri ukabona akazi ntikarame ukashaka urugo ntirugumeho kumbe hari dayimoni wicaye nyuma aho ngaho ukaza uzikwa n'igihe dayimoni itera abakozi ugatunga abakozi nka 5 mu kwezi kumwe kumbe dayimoni ntashaka kugira umukozi uza akaza nabi akavurunga umuntu yatangiye ibintu bikwiriye ukagura moto ikazarangira nta n'ikintu yikuyemo kubera ko ni dayimoni iteza ubukene yakugumyeho ngo Yesu amubonye aramuhagurutsa amurambikaho ibiganza ngo arangije arunamuka ahagarara Yesu umva mushumba kubwira wa muntu w'Imana ubundi umuntu wunamye yakora iki ntacyo nimba wunamye kubera amadeni ko umuntu wunamye yacuruza yakora iki umuntu wunamye yakuba yarahetamye umuntu wahetamye hari icyo yakora bamuha akazi yarahetamye yajya mu gisirikare yaba umushoferi kandi ahetamye yarahetamye ntiyasama kandi yarahetamye yajya mu ishuri arahetamye hari ibintu byamuhetamye Yesu uyu mwanya banza kunamura ibyo bibazo turatangaje muri kano kanya duhanuye ubuzima bwawe ibintu byaguteye guhetama ni wowe ubizi twe Imana itwereka aho bikeya ariko uyu mwanya turatangaje ngo ibintu byatumye umuntu ahetama inevota sinimo Yesu nakuvaneho guhetama ngo Yesu amubonye aramwunama igitangaza cya mbere yamukoreye nuko banza kumuvana ku guhetama kwe akamwunamura kema iyo umuntu yemye agira ijambo haleluya Imana iguha ijambo aho bari kwimye amina Imana ikwicaza aho banze ko wicara Imana igutungira aho batembe Imana ikugaburira aho babikwimye Imana igusura aho bagusuzuguye Imana ukiyikire kuko nikunamura byose bizagenda neza ngo ose ijambo yavuze rikomeye ngo abanyedini bashakuje yaravuze ngo uyu nawe yari umukobwa wa Aburahamu nawe ukurikiye gusengerwa uri umukobwa w'Imana ishobora byose uri umugabo wa Kristo uri umuntu Imana yaremye musore uri umuntu w'Imana nawe ukwiye kunamuka uyu munsi wa none tugira ngo dusengere abasore babuze ubuvuzi ko umuntu agira imyaka 35 nta mugore si uburwayi si mubona gusengera abagabo barabazinga ubundi barabazinga umuntu akicara ubuzima kandi akiganyira ngo yabuze abakobwa kandi niba hari ibintu namaze kubona mu bibazo kandi abagore barahari n'abakobwa barahari ariko amaso y'Imana nta maso abona ko ari dayimoni imubuza aravuga ahantu rero ngo uyu nawe yari umukobwa wa Aburahamu nawe uri umukobwa wa Aburahamu uri umwana wa Aburahamu uri umwana wa Yesu yarakubyaye Yesu aragukunda Yesu akuri iruhande akunamure uhagarare wemye imyaka wamaze uhetamye data nakunamure akunamura guhura ubyaro akunamura guha akazi akunamura uhagarare mu bintu byawe amubonye gusa amubonye amenya dayimoni icyo dukeneye wowe udukurikiye Imana igushoboze Yesu amenye ikibazo ko ikibazo amenye ko inyuma y'ikibazo hari dayimoni yihicaye Yesu ayikubite wunamuke urebye ibibazo biri mu isi urebye ibibazo urebye byonyine iyi covid ihagaritse imitima y'isi ihagaritse imitima y'abantu b'Imana mushubu nta ritari kibaho nta kubwiriza abakozi Imana bose baricaye abavuga ubutumwa baricaye mbese uvugire hehe Erega nta gatuti nta turo nta mutekano mwuka ntaki dayimoni yari igiteza ikibazo kisengereza abantu nta gatuti nta turo nta mutekano wo mu mwuka nta mutekano kandi ibyo byose ubu nubwo covid hari niyo mpamvu abantu bamanya dusenge satani atayikingiriza inyuma akambura abantu ibintu abantu bari bafite uza abantu bari kugwa ariwe uza urubyiruko ruri gutwara inda uza bari kwishingira abari kwishingira ngo no kunywa inzoga uza bari kunywa inzoga bani gushinga ububari ayiwe nuko zongo burafunze bufungwa uzi umurimo w'Imana urangiritse ariko turasabe Yesu Kristo
arebe dayimoni yari iri guteza ikibazo kuko urebye abanyabwenge abadogiteri bari ku isi abahanga bari ku isi mushumba urebye abahanga bari ku isi bose ntabwo indwara yakabananiye ahubwo njyewe mbirebe mbona harimo dayimoni harimo gitera dore ukuntu dayimoni irimo ituma tumva n'amabwiriza ya leta ntibayumva dayimoni barakubwira ati nimuhane metero wapi ababwira ati ntimujye mu kabari bagashyira mu rugo ababwira ati mukora ibintu ntibabikore n'ubwabyo kutubahiriza amabwiriza ubwabyo ni ukongerera icyo cyago ngo kize rero gusenga turabakangurira mwubahiriza amabwiriza atuma twirinda covid reka twigarukire muri ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane ngo Yesu amwitegereje abona ko hari dayimoni irimo ishigisha ibintu ivuruga mariage ivuruga ubukwe ivuruga ubucuruzi kubaka inzu ntiyuzure ugahora ugenda uzenguruka uva mu nzu waraye muri usohokamo ugasanga ubuzima bwawe bugiye bwangirika buri munsi ku manywa na nijoro ibyo ukoze ntibyemere abandi bagufata nk'ikiganiro nk'aho wayobye kandi utarayobye abandi wasenze ariko ngo Yesu abibonye aramubohora iri jambo tuzarikomeza tubwira umuntu udukurikiye gusenga Yesu azi igitera ibyo bibazo ufite arakize kandi afite n'igisubizo akunamuye aho bakunamije akurogoye aho bakurogeye aguha agaciro aho bakakwamburiye aguha ijambo aho wari buriye aguhariye urubyaro aho wari utaruboye Yesu agusuye aho batagusuraga Yesu akuri hafi kubitekereza ikibazo arakizi no kugikuraho biroroshye ikibazo aragisobanukiwe no kugikuraho ntabwo bigoye asobanukiye ibibazo uhagazemo amenya ikibitera ngo aramwunamura kandi Imana n'ukuri ikwambikira agaciro uragataye kugira ngo ugubwe neza ugire imbaraga zawe kandi Imana ibe mu ruhande rwawe kandi kwiyereke bikwiriye bavandimwe bene data bakurikiye gusenga Yesu abantu babona ikibazo babona ingaruka z'ibibazo ufite ariko ntibazi igitera ikibazo ariko Yesu igitera ikibazo turashimira Imana ko izi igitera ikibazo kandi igiye kugikemura kozi Imana asengera abantu reka dusenga Imana Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti ni wowe ureba ukarusha abantu bose kuko ibyaremwe byose nta na kimwe utaremye reba buri muntu wese ikimuhetamishije reba umubyeyi ikimuhetamishije reba Afurika ibiduhetamishije reba imigabane itandukanye ibiduhetamishije hanyuma Uwiteka uvane w'ibiduhetamishije umuntu wese yicare yeme kubita imbaraga z'abadayimoni wegezeyo tabara urubyiruko tabara abakabo tabara abasore tabara abakobwa Yesu ni wowe ubasha kureba ukamenya ikibazo turasenze ngo umuntu wese wari uri mu byo yicayemo byaranze akazi byaranze urushako byaranze urubyaro byaranze amahoro yarabuze ibintu byose byaramucanze Yesu Kristo umenye ikibazo ugikemure nawe agira agahenge nawe yishime nawe azavuge ngo Yesu aranduhuye kuri umutwaro umuntu yari yikoreye abadukurikirana gusenganwa turabasenga Yesu rero ubwo azi igitera ikibazo afite n'igisubizo twebwe tuza abantu bavuga kubera ikibazo babonye tuza abantu bavuga ibyo babonye ko tubite ariko Kristo we ntabwo avuga ibyo abona ubwo we amenya igitera ibibazo abantu bavuga ibibazo ntibazi igitera ibibazo Yesu we rero wamenya igitera ikibazo amenya batumye uvuga amenya batumye useba amenya bagusebya naho baherereye amenya bakuroga naho bicaye amenya bagambana amenya bagambanira mu cyayi bagambanira ku ikawa bagambanira muri suduwire bagambanira mu nzira bagambanira mu cyayi amenya ibyo bakorera aho ngaho arabimenya ariko nubwo yabimenye ntazakureka azakemura ikibazo azaba ibyo bakora arabizi nuko bategara arabimenya kuko yamenye ko umugore afite dayimoni itera ubumuga umva arangije
aramuhagurutsa tumva nkirukanyeho dayimoni unamuke. arunamuka. Imana izi impamvu utava mu cyaha wirirwamo, azi impamvu uhora mu cyaha kimwe, ariko iyo dayimoni igomba gupfa uyu munsi wa none n'izina rya Yesu. kandi Yesu akunamure. nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi nawe uri umwana wa Aburahamu. Imana iragukundira kuze, Imana ikwitayeho. Abantu ntibakwitayeho, abantu bitaye ku bikubaho, ariko Yesu yitaye kugira ngo agukure mu bikubaho. Reka ndisubiremo, abantu bakanira ibikubaho, ariko Yesu yitaye kugira ngo akureho ibyo bituma uko kubaye uko nguko. Nagira ngo dusenge Imana tubabwira ngo Yesu arabizi, azi ikibitera kandi arabikemuye. Ukoze Imana zamura isengesho. Wowe udukurikiye muri kano kanya, ndajya nkubwire ibi bikurikira. Yesu amenya ikibitera. Haleluya. Ni nkuko Yesu amenya ko n'umuntu ari mu byaha. Hari n'igihe umuntu ashaka kuba mu byaha agahetamishwa n'ibyaha, ariko kuraho ibyaha, kuko n'ibyaha mushumba bishobora gutuma umuntu ahetama n'abademoni bakabyinjiramo bakangiza umuntu. Ariko wowe udukurikira mu byaha, wakire Yesu ukizwe. Numara gukizwa Yesu azakuraho ibiguhetamishije. Wowe wari udukurikiye ibiguhetamishije urabiruzi, Yesu arabiruzi. Ibikubujije amahoro Yesu arabiruzi. Ibituma udasinzira byari biguhetamishije Yesu arabiruzi. Reka dusenge tuba ngo Yesu kuraho ibihetamishije abantu b'Imana, kuko birahari. Abantu nibasinzira, abantu bataye umurongo, umuntu agenda akayoba kubera ibintu muhetamishije. Umuntu ari kuvuga biranga kubera uzi ko umuntu yahetamye nta kintu yakora, ariko Yesu akuvana mu guhetama, agwekwema mu izina rya Yesu. Ikibitera agikubite cyane. Wari umaze igihe wunamye udakora, uyu munsi turatangaza ko wunamutse. Wari umaze igihe uhetamye nta rubyaro bakuvuga, turatangaza ko Imana ibasha kuguha urubyaro. Wari umaze igihe wunamye ntacyo ubasha kugeraho, warabaye urugo, warabaye isoni, abantu bakuvuga uko bishakiye, Yesu arakunamura. ngo amaze kumwunamura ababanziye bose bakorwa n'isoni, abakuvuza bakorwa n'isoni, abakurwanya bakorwa n'isoni, abavuga ngo ntibizakunda bakorwa n'isoni, abavuze ngo uzakurwa bakorwa n'isoni. Babonye ko Imana ikunamuye, ikunamuraho abantu bari bazi ko wunamiye. Imana ikunamurisha ubutware bwayo. Senga Imana, mukozi w'Imana, Mana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uri Imana y'ububasha, muri ibi bintu tubiri Imana urabana, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Tugushimiye imbaraga zawe, uriya mubyeyi mwami w'abami wari warahawe gatanya yumva yuko byarangiye. Tugushimiye ko umusubiza mu gaciro. Uri Imana ihigiye amateka, unamura, umenya ikibazo muri rero, umenya ikibazo muri sosiyete, umenya ikibazo mu kazi, umenya ikibazo mwami umuryango, umenya ikibazo umurimo w'Imana, umenya ikibazo kandi ugikuyeho. Tugushimiye kubikoze kandi ukabikora kwiyubahisha muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha. Yesu akunamuye mu bibazo umazemo imyaka myinshi warabura igisubizo. Bikubuke Imana kugira iri jambo nturigire ibanga, uheho n'abagenzi bawe, sharing, ukore comment, ubasangize. Niba mugenzi wawe afite smartphone, hamagara abaturanyi ko kino kintu ku cyumweru ntimukarangarire muri televiziyo, muhamagare mwumve na gusenga rwa, uhereze abantu ubabwire ko Imana ibabohoye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.